buriya rero uretse kuba ifite ibyumba bitandatu byose birimo uburiri, ni inzu ifite n'amatuwarete agera muri 3 kandi ikindi kintu nakunze ifite na salo nini yisanzuye. Bwa bwiza bwa salo rero ngira ngo murabubona rwose, wow, nkwifurije kuza gutembera iyi nzu uyu munsi. Ariko nanone saramanje ni nini kandi rwose iraryoshye. Aha, muraho neza bakunzi ba Kigali House, nshuti bakiriya beza dukunda, turabasuhuje kandi tubifuriza kugubwa neza, tubifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi tugarutse hano i Kanombe, ni Kanombe Nyarugunga, hano aho bita aho imodoka zikatira cyangwa se hano kuri Sanitas cyangwa se ku Badimobe, byaterwa no gushaka kubivuga. Tubazaniye inzu nziza cyane irimo kugurishwa, ni inzu ya kadastre ariko yubatse mu buryo budasanzwe kubera ko ifite ibyumba bitandatu, kugira ngo ibyumba byayo mwari mumenyereye ku ma etage niyo agira ibyumba bingana gutya. Ifite ibyumba bitandatu byo kuraramo cyangwa se bitanu n'ikindi cy'amasengesho ku bakunda kuramya Imana, ikagira tuwarete n'eshatu ziri mu nzu, hanyuma ikagiraho na rooftop kandi itwikiriye isakaye neza. Ni inzu nziza cyane ikomeye yubatse n'itafari rihiye kuva hasi kugeza hejuru. Iyi nzu rero ngiye kuyibatemberezamo nitwe Risa, mumaze kubimenyera. Channel yacu yo ni Kigali House, mukomeze mukore subscribe nk'uko n'ubundi mubikora, tubane umunsi ku munsi. Uyu munsi rero iyi niyo deal mbazaniye. Ahangaho mpagaze ngewe ni kuri parikingi, aho dusanga parikingi yajyamo imodoka 3 zitabyigana ziparitse neza. Ni ahantu heza cyane, urabona yuko parikingi yayo itubutse kandi ihagije. Hanyuma rero duhagaze hano turabona amarange y'inzu, ni amarange meza cyane, ni amarange asa neza, ni inzu ifite design nziza. Urabona ko ari ibintu rwose bikeye kandi bisa neza, biri ku murongo. Iyi nzu yacu irimo iragurishwa ku mafaranga make cyane. Ntuze kugenda utarebye ino video ngo wiyumvire nawe, kubera ko ino nzu irahendutse cyane cyane. Aho waba urimo kutwumva hose uri, ntucikwe n'iyi nzu niba ufite gahunda yo kugura inzu mu mujyi wa Kigali kandi ihendutse. Twebwe nka Kigali House turabigufashamo, wigurira inzu nk'iyi ngiyi nziza ku giciro cyiza cyane. Reka rero mbanze mpere kuri rooftop, muranyihanganira iyi nzu ituyemo nyirayo. Hari ibice bimwe na bimwe ntaza kubereka nka chambre principale, ariko ibyo ndibuze kubereka byose muraza kugira idea y'ukuntu inzu imeze. Ndabizi yuko uzaza n'ubundi inzu wamaze kubona uko imeze neza, wanayishimye, kubera ko ndagerageza nkwereke akantu ku kandi. Ngiye guhera kuri rooftop batembereze, hanyuma mbone kubajyanamo imbere mu nzu. Aha, tudatinze duhise tugera hano kuri rooftop. Ni rooftop idasanzwe, ni rooftop noneho yubakiye, imeze neza rwose. Urabona yuko wagira ngo naho ubwawe ni nk'icyumba cyo hejuru, ariko iyi ni rooftop. Urabona yuko ifite itandukaniro rwose, ushobora no kuza ugateramo intebe naho ukahasengera. Urabona ko ari ahantu heza cyane, hameze neza. Ahangaha kuri rooftop kandi niho tuba dufite noneho view ya Masaka yose, twitegeye cya kiyaga. Ku bantu bakunda amafu, ku bantu bakunda ahantu waba wicaye urimo kuruhuka mu mutwe wirebera amazi, iyi nzu ntize kugucika, kubera ko urabona ko ibyo byose ibyujuje. Urabona kuba wifitiye view ya hariya muri DPU. Ni ibintu byiza cyane kandi bisa neza cyane. Iyi nzu ntize kugucika, nyamuneka niba ushaka kugura inzu y'imari, niba ushaka kugura inzu ikomeye, niba ushaka kugura inzu iri ahantu hatuje, niba ushaka kugura inzu iri ahantu hari amafu, mbese ntuze gucikwa n'iyi nzu. Ahangaha kuri rooftop maze kuhabereka, reka mpite nkomeza twinjiranemo imbere. Tukigera hano turasanganirwa n'ubwiza cyane buri hano ku rubaraza. Ni urubaraza rwiza runini rwose, ubona rusa neza, ruri very clean. Noneho hano hari amagambo meza y'ikaze, welcome to our sweet home. Urabona ko ari ibintu byiza cyane, nabyo biri very interesting.
So ahangaha ni urubaraza rwa salo, urabona yuko naho niyo wateraho udutebe uba wifitiye ya view n'ubundi y'ikiyaga, ufite ya view ya Masaka yose na za Rusororo. Iyi nzu nta kibazo wagira ku bijyanye na view. Ntabwo ndi butinde, ariko nanone hano ndahita nsanganirwa n'umuryango mwiza cyane uriho, ni umuryango wa black, ariko nanone sindi bugende ntaberetse no plafond nziza cyane imeze nk'igicu. Ndebere no plafond isa, urabona ko ari ibintu bisa neza kandi cyane. Uru rugi rero nirwo ruduha ikaze n'ubundi muri salo nk'ibisanzwe, tubahaye ikaze. Kiza amahirwe noneho nje no kuyikora nyirayo yarimukiyemo, urumva urabubona noneho ingano cyangwa se size ya salo bitewe n'intebe zirimo uko zingana. Urabona ko ari intebe nyinshi cyane zihagije. Niba ushaka kugura ino nzu uri umuntu ufite umuryango, niba ushaka kugura ino nzu uri umuntu ukunda salo nini, urabona yuko rwose hano usubijwe, kubera ko ni hanini cyane, harisanzuye. Urabona ko intebe zirimo zihagije. Iyi ni salo rero, urabona ko ari sawa cyane. Hano tukagira TV stand, ngira ngo murayibona, ni TV stand nayo nziza cyane irimo imitako igiye inyuranye. Ushobora no kuza kuhagura ukiyongereramo yawe, ariko urabona ko ari ibintu byiza cyane. Iyi kadasitere yacu ifite ibyumba 6, dushe na toilette 3, irimo iragurishwa kuri $130,000, kandi dushobora no kumvikanaho mu gihe waba urimo kwishyura kashi. Urumva yuko iyi nzu ihendutse, ni $130,000 zonyine z'amanyarwanda, ukegukana ino nzu, ukiturira mu nzu nziza nk'iyi ngiyi. Ngira ngo salo murayibonye, reka mpite nkomerezaho, mpite nza hano mbere ku rukuta rwiza cyane. Turahasanganirwa n'urukuta rwiza ruriho design nziza, ariko kumubwire tujye tunacishamo tuganire. Abanyarwanda basigaye bazi kubaka. Ubundi bino bintu mbere twabibonaga mu engineer b'abanyamahanga, aribo bakoze utuntu twiza nk'utu ngutu, ariko abanyarwanda basigaye badukora bakanadufinyura, ukabona turasa neza ahubwo no kurusha bya bindi bya mbere. So hano tuhafite salamanje, ni salamanje nini yisanzuye, nayo ifite plafond nziza, ya plafond ya gypsum nziza cyane, itara ryiza ngira ngo muraribona, sindi bubigarukeho. Salamanje nayo irimo intebe, ahindukira banyerekera ku karavabo keza cyane, ngira ngo murakabona, ni akaravabo kameze neza rwose. Amazi urabona yuko aza neza. Aha, ngira ngo mumaze kubona uko bimeze. Ndahita nkomerezaho mpite mbereka igikoni kiri hano. Ni igikoni cyiza nacyo kirimo umwanya wa fridge, ni igikoni kirimo utubati duhagije, ni igikoni kirimo utubati twiza tw'umukara. Urabona ko ari byiza cyane rwose. Nshuti bakunzi ba Kigali House rero, niba urimo kutwumva ufite famiye ushaka kugura inzu yajyamo famiye yawe yose, iyi kadasitere ntigucike, kuko sinarimerutse kubona amakadasitere afite ibyumba 6. So reka dukomezanye rero, sindi buze kubatindira cyane. Kamanze mbasobanurire. Hano turahasanga ibyumba 2, ari nabyo tugiye guheraho tubereka. Hanyuma kuri rakote naho, hariya kuri rakote hariho ibyumba bigera muri 4 ubwo ngubwo bisigaye, ariko turaberekamo 2 muri byo. Reka duhere kuri iki cyumba bo bakoresha nk'icyumba cy'amasengesho, ariko ubwo nawe wayiguze sinzi icyo wagikoresha, byaterwa nawe. Ni icyumba cyiza cyisanzuye Kigali, ubona ko rwose gihagije abantu basengeramo, niyo baba ari 10 bakwirwamo bagasenga neza kandi bisanzuye. Hanyuma nanone reka duhite dukomereza kuri iki cyumba cya hano, aricyo cy'abashyitsi. Reka tubereke dushe na toilette yacyo, nayo ni dushe nini yisanzuye, ubona ko rwose ihagije. Ndahita nkomeza mbereke n'iki cyumba cy'abashyitsi nyine. Iyo ni bathroom yacyo naberekaga, kambereka icyumba nyirizina kinashashe. Nakunze ko ahantu hose yagiye ashyiramo plafond ya gypsum, ni ibintu bisa neza cyane. Tukiza kuri no side rero, niho dusanga bya byumba 4 bisigaye. Ino korodoro yose niyo dusangamo ibyumba 4. Reka abanze ahagarare neza mbereke. Iki ni icyumba cya mbere, ariko sindi bukibereke, kirafunze kirimo abantu. Hanyuma iyi ngiyi ni chambre principale, ugikingura no muryango uba ugiye muri chambre principale cyangwa se icyumba cy'ababyeyi. Urumva yuko ari sawa cyane. Ibyumba ngiye kubereka ni ibingibi 2 by'abana, nibyo biri free, ariko ndahera kuri no bathroom yabyo. Ino dushe na toilette ni ibyumba by'abana bikoresha, bano bana barabisharinga. Reka mbibereke nabyo murebe, urabona ko ari sawa cyane. Ni ibyumba nyine by'abana ubona biteguye
bimeze neza cyane kandi birimo n'amagariderobe. Turahita tugaruka hano duhite tubereka n'ikindi cyumba cy'umwana kindi. Ubwo tuberetse ibyumba 4, hari hasigaye 2 kandi ibyumba byose bigiye birimo amagariderobe. Nicyo kintu cyiza cyo nakunze cy'akarusho. Hanyuma nigire hano mbereke, iyi nzu yacu ifitemo n'amanegisi mu gikari ariko barimo barayakoresha, ntabwo ndi bubashe kugeramo. Uyu muryango ushobora kuwucamo ugiye ku manegisi y'inyuma mu gikari, kandi mu gikari inyuma harisanzuye. Hari n'undi muryango uca ku gikoni ushobora gukoresha udaciye muri uyu nguyu ugiye mu gikari. Inshuti bakunzi ba Kigali House rero, mwabanye natwe turabashimiye, mwakoze cyane. Niba rero ubonye ino video ukumva uri interese yo kugura ino nzu, duhamagare cyangwa se utwandikire kuri iyo nomero no kuri WhatsApp, tukugeze kuri ino nzu. Gusura ni ubuntu, tukishyuza gusa ari uko waguze. Urabona yuko iyi nzu rwose ari nziza, irimo kugurishwa kuri $130,000 z'amanyarwanda. Ifite ibyumba 6, dushe na toilette 3, iri i Kanombe hano Nyarugunga aho bita ku Badimobe. Ni inzu nziza cyane, ntize kugucika. Kandi mukomeze mukore subscribe niba uhageze uri mushya kuri ino channel. Kora subscribe niho uzajya usanga amakuru mashya y'imitungo irimo kugurishwa muri uyu mujyi wa Kigali. Kandi mukomeze mukore share, like na comment kugira ngo tujye tumenya ibyo twongera muri ino serivisi tubaha. Twe twarabyiyemeje tuzajya tubagezaho ibyiza gusa. Murakoze, tubifurije gukomeza kugubwa neza.